twaje gusuhuza abayobozi bacu ndetse n'abakire baduteranyirije hano. Turabakeje kuko nyine twaje kumva ibyo mwagezeho kandi ni byiza. Ibibazo byanjye biragana kuri coach GAEL ndetse no kuri Bruce, ariko reka mbere kuri coach. Coach, hari abantu batekereza ko uyu musozi ukomeza gushoraho waba wa music ndetse na siporo ari ahantu ari ibintu bitamenyerewe cyane mu Rwanda, gushora amafaranga menshi angana gutyo. Ufite umuhanzi rebo urubatse igikorwa nka kiriya kiri hariya kuri chic, wisujya muri equipe. Undi abantu Nyarugenge bamenyereye ko nyine umuntu agiye Dubai akazana ibisorori akabitereka, ahubwo muri chic hariya wakize ikibuga batekereza ko haba hari ibisorori, agatekereza abantu bakaza bakagura. Nyine ari ikintu nyine ubara akavana ikiguze 5 nzakigurisha 10. Ibanga ni irihe nyine bituma ufata amafaranga angana gutyo ukayinvestisa mu bintu nk'ibyo? Navuga ngo nkuko anabivuze nyine amafaranga return adashobora guhita barika gutya ngo nishora iki ndagaruka kimwe, cyangwa se ida biri politically motivated. Hari abantu babitekereza gutyo ati wenda kwa nk'abantu muri leta bakubwiye bati shora hano tuzagushyigikira behind, ese n'abantu wenda batabizi. Icyo ni kimwe kuko ngenda avuga ibintu abantu bavuga ibyo mugerageza gukora research. Icya kabiri haravuga yuko wenda byaba ari self esteem, ko ufite amafaranga menshi twarashoye nk'ibintu bikomeye za Amerika kubaka ibintu bihambaye, none ukaza ni Nyarugenge nyine kuruhuka mu mutwe gakeya. So udufashe kumenya ibanga riri mu gushora mu bintu nk'ibyo kandi amafaranga menshi, ni uraviza iki mu by'ukuri? Udufashe kumva icyo kintu cyari cyo. Icya kabiri kiragakira kuri Bruce. Uko biri kose wowe w'Inyarugenge tumaranye kandi kumufungura umuntu bitonda cyane mu kurekura. Aho mbere kuri cya kibazo ntiwaba washutswe ubutwo wari ufite ukadushora mu kintu utarabaze neza, wenda nyuma ukazavuga atari ko niba umutoza ahemba $10,000 by'amadolari umukinnyi akagurwa amafaranga ahenze. Kandi nkuko yari amaze kubivuga dushobora kubyumva mu magambo, ariko theory itandukanye na leta yo kuri te. Y'abantu bavuze ngo TV right, bakavuga ngo kugurisha mu marchandise ya equipe, bakavuga ngo kugira abandi bafatanye uko bwa jubebye nibyo. Ariko mu Rwanda muri basket equipe itari ya leta wenda nka kuri tuvuga APR wenda ya Minadefu, equipe itari wenda ikigo runaka, uhita ubyumva ko akameye mu mafaranga uri bushore hari igihe utayagaruze. Ubwo kuri Bruce waba ari ufite nka miliyoni zawe nka 80 ukarerwa kwiguriramo akabanza n'akamodoka ukazaregreta. Udufashe ibi bintu koko ubirimo cyangwa uhagarariye inyungu za coach GAEL kugira ngo mu branding mutubwize ukuri bitazaba nka bya bindi bya ya televiziyo? Udufashe kubisobanukira. Urumva reka mbere ku rugero watanze rw'ibisorori, ngo umuntu ajya Dubai ngakarangura ibisorori ngaho kugira ngo yubake hejuru ya chic, ahubwo akabishyira muri chic. Muri urwo rugero watanze ndumva hari umuntu umubura, umuntu wubatse chic. Urumva umuntu wubatse chic ariko arebye abantu bafite amafaranga yo kujya kurangura, ariko ariko rero wabashyira hano bazacururiza. Kandi umuntu tunamutinda n'uburyo dutinda kuwazanye ibisorori, nibyo ni nabyo bigaragara. Yenda umuntu ufata riske n'ubundi mu buzima busanzwe niyo bacuka nagwamo nabaje gushukika, ubwo nyine nta nigariro ryaba rihari. Reka ugende mu ingero z'ibintu nagiye njyamo ewana mbibona nyine ko ari hatari. Inshuro nyinshi dukunda iyo uri umuhanzi ukaba ufite amahirwe abantu bagukunda, ukunda kwiyegereza umuproducer umwe. Ewana nyine uwo nguwo akaba ari we wawe hagashya. Urumva natangira ibintu bitwa fazo, abantu ntibabura ibyo bapfa, igihe kiragera natwe tubona icyo dupfa. Bacishe urumva, ariko ngenda mu by'ukuri nafite ahantu hazima ho kujya. Bangiye kwitwa piano nawe turakorana, igihe kiragera nawe tubona ibindi bintu byo gupfa. Piano yaciye miliyoni, we ntabwo nabyibagirwa. Arambwira ati audio ni miliyoni y'amanyarwanda. Ngani none sugo 2014 urumva icyo giciro cyari kiri hejuru ku musani nkanjye wari ukiri kwishakisha, ubwo nawe cyo twapfaga ubwo cyari kibonetse, narindi nzira kujya guhiga undi muntu.
Mandati gisengwa kuri junior gato gato amaze indirimbo imwe bangiye kwa David Pro aho hantu hose aho najyaga nkabona bitari kuvamo neza nahitaga mbwaka nta namwe nigeze ndinda kuko umuntu ashobora kuba afite impano munahuza ariko ari ikintu kimwe mudahuriraho biza kurangira noneho njya kwa Medbeat nkabona ntihaza ashya nkabona nta kintu twakora ntabwo kibi cyatanje ariko turakora tuza gukora n'indirimbo zikomeye cyane za Katerina za Kungora n'iki ariko nawe igihe kiragera ababizi nsanga noneho wiriye naje mu mwaka 2020 nibwo nari ntangiye kuvuga nti ukuntu bimeze ubundi sinashaka kujya gutangira ku producer wo hasi nibwo nize ikintu cyo gutangira kujya hasi nyine nge nkajya kwihigira umu producer aho ngaho rero niho navumburiye witwa Ene vumbura Ene turakora harashya Ene nawe atangira kuba busy mbona umuntu koko twitangiraniye koko nabaye busy noneho hari ukuntu njya ngira umuco wo gucaracara mu studio ndeba nyine bagwana ngwa kuri Keys dukorana funga macho ikaba ari nayo ndirimbo navuga mu ndirimbo zose nakoze yamfunguye amaso nkabasha kubona ko kuko umuziki ukorwa urumva rero umuziki wanjye nagiye muta muri risk kabisa nkawukura ahantu nzi ko wari uhamye kubera ko gusa umuntu mbona tutari gukorana uko numva mbyifuza rero naje guhura na coach nawe nsanga n'umuntu ufata risk za danger ndabizi neza ko nshobora kuba mfite amafaranga uyu munsi ariko akaba rero aribo turi kumwe nabo muri aka kanya igikorwa tugiye kurebera hamwe n'ishyirwa mu bikorwa cyangwa se kumurikirwa ku mugaragaro amasezerano hagati ya team ya 155 ariko ikuriwe na Coach GAEL ndetse na Bruce Melody turi kubona hariya umuhanzi w'umunyarwanda ndetse na UGB tukaba rero turi buze kugiramo speeches zitandukanye cyangwa se ibyo baduteguriye kutubwira kuri uyu munsi abo bose tubona hano baragira icyo batubwira mu minota mikeya nyuma yaho turaza kugira umwanya w'ibibazo bitandukanye turaza kwakira ibibazo nka 25 wenda kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza kugira ngo hatagira umuntu tuvuga ngo si byo 25 biraje alright anyway thank you so muri aka kanya reka tubanze twakire perezida wa UGB Cyusa kugira ngo mutugezeho ijambo kuri uyu munsi thank you Murakoze cyane MC murakoze MC mu by'ukuri kuri jewe uyu munsi numva ari umunsi ukomeye mu mateka ya sport yacu ya basketball kuko ni umunsi vision ebyiri ikipe tubayemo igihe kirekire maze imyaka irenga 25 iri muri shampiyona mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda guhera muri 1998 twebwe nka UGB icyo gihe cyose intego ya mbere twari dufite kandi n'ubu tugifite ni uguteza imbere umupira wa basket mu rubyiruko mu kurwigisha uburyo bakina neza ndetse no kurufasha mu burezi mu myifatire uburyo babyiruka bakazaba abagabo bafite icyo bazamarira igihugu ndetse n'imiryango yabo ibyo bintu rero twarabikoze kugeza uno munsi nyuma bitewe n'aho isi igeze n'aho igihugu cyacu kigeze biba ngombwa ko dukomeza no kwishakamo ibisubizo ndetse n'amaraso mashya kugira ngo iyo ntego yacu tubashe kuyigeraho neza ndetse no ku rwego rwisumbuye muri uko gutekereza
tuza kugira amahirwe akomeye cyane duhura na investment group iyobowe na Bruce Melody ndetse na coach GAEL. tuganiriye dusanga nabo nubwo basaga nk'aho bari mu yindi domaine ya entertainment, nabo n'aba sportif, icyo ni cyambere, kandi nabo bafite ubwo bushake bwo guteza imbere urubyiruko muri sport ndetse no muri entertainment n'izindi domaine. So tuza guhuza kabisa, turaganira kugeza kuri uyu munsi aho tumaze kugira partnership group iyobowe na Bruce Melody, binvestije muri equipe ya UGB. Ubu ngubu twabaye umwe, niyo mpamvu natangiye mvuga ngo ni vision ebyiri zaho. So vision ya group ya Bruce ndetse na vision yacu twe twadusanga. Ubu ngubu twabaye umwe, bituma rero mvuga ko mfite icyizere ko tuzagera kure. Ibyo tumaze kugeraho ni byiza, ariko ibyo twifuza kugeraho kandi mfite icyizere ko dufite ubushobozi ni byinshi kandi biratangira uno munsi. Iyo niyo yari message yanjye nashaka kubaha cyane cyane. Nagira ngo mbonereho uyu mwanya ko turi kumwe hano, mbashimire Bruce na groupe kuba bataratinze kumva ko UGB ariyo ekipe dushobora gukora tugahuriza hamwe imbaraga. Ntatinze nagira ngo maybe mpakanya coach GAEL tunyuriremo gato nawe iyi journey uburyo wayibonye. Murakoze cyane Jean-Luc. Umwaka mwiza mwese, nizeye ko mwawutangiye neza. Sinatangira icyo mvuga nashimiye cyane UGB, board yari iriho, Jean-Luc, hano tuzakomeza gukorana na coach bari hano. Ntanashima cyane ko na VP, Vice President wa Ferwafa bari hano, nawe ndamushimiye. Hama namwe nkabashima. Nkuko Jean-Luc amaze kubivuga, kuri twebwe iki ni ikintu twakora turareba hashize igihe kitari gito, navuga ni nk'umwaka, ko twumvaga tugomba kujyana vision y'igihugu. Igihugu murabizi, gahunda y'igihugu ni tourism, ni Visit Rwanda. Rero mu kintu gikomeye cyane buriya, nk'iyo mubona ibintu nka Giants of Africa ziza hano, mukabona BAL ziza hano, ibyo ni bimwe mu bintu actually abantu baze amagambo abiri yakuje hamwe n'ikintu cyitwa sports tourism. Uvuga ngo n'ubukerarugendo bushingiye ku expo. Akaba ari ibyo dufite, igihugu gifite. Bavuga uti ikintu cyaba cyiza, cyerekeye buriya tourism ijyana cyane cyane na entertainment, cyari mu kintu cy'ibitekerezo twa dufite nka investment group, gukomeza kujyana entertainment ndetse na sports, twubaka tourism, twinjira muri vision y'igihugu. Ibyo rero byatumye twicara twaruti se ni ekipe twafatanya urugendo. Twagize ibiganiro n'ama teams atandukanye, ariko hari ikintu kiri special kuri UGB nk'uko yabivuze. Ni zimwe mu timu ziriho kuva mu 1998. Umva ni team ifite amateka ari rich, kandi ifite imizi muri ibi bintu. Turavuga duti turahuza, turaganira, dusanga vision bafite yahura ari yacu, dusanga aho twerekeza ni hamwe. Tumaze igihe kitari gito twese ku mpande zombi twigana, kuko nibaza yuko abagiye gukorana bagomba kubanza kugira ikintu cyo kwigana neza. Ibi rero si ibintu dukoze duhubutse, ahubwo ni ibintu twakoze twabyizeho. So dusanga rero UGB niyo team twahitamo gukorana nayo mu gukomeza tuzamura level ya sports tourism mu Rwanda,
ndetse tunazana na competition tuyishyira ku rundi rwego muri kino gihugu kuko ubu ngubu tumaze kuba neza nka center ya basketball so reka rero natwe dushyire itafari kuri icyo kintu. Ubundi ni amagambo abiri ubona cyane cyane hano duhuje ni sport na entertainment, sport entertainment tourism. Murakoze. Yes, urakoze Coach Gael. Mbere yuko dukomeza n'abandi reka tubanze twakire ndetse na Vice President wa Ferwafa Richard Nishema nawe agira icyo atubwira kuri Zerano agiye ku mugaragaro wenda n'icyo atangariza itangazamakuru n'icyo bimaze n'icyo bigiye gutanga muri basketball y'u Rwanda. Thank you. Murakoze. Mu izina rya Federation turabanza kubashimira yuko mwadutumiye kuba witness w'abagabo b'iyi partnership hagati ya UGB ni group. Kuri Federation ni ikintu gishimishije cyane kuba amaklub yacu atangiye kugira abo bakorana nabo partners kuko Federation igizwe n'amakipe. So Federation ntabwo ishobora gutera imbere amakipe adateye imbere. Iyi rero ni geste nziza kuba tugeze no ku mugaragaro ni byiza kuko bituma n'abandi ba partners bari interested muri basketball babona ibikwiye gukorwa. Nizere ko n'umusaruro uzagenda ugaragara ari uko uzagenda ugaragara buri muntu wese kuko twebwe icyo dushaka nuko haza abantu benshi bashoboka muri basketball. Basketball muri iki gihe nk'uko Coach Gael yabivuze nakwita ko irimo kuzamuka haba ari mu gihugu haba ari mu ruhando rw'amahanga haba arimo kwakira ama competition atandukanye. Numva rero ari opportunity ya mbere yakwiye kuprofita abantu bakwiye kwiprofita n'abanyarwanda company z'abanyarwanda mbere yuko tureba no hanze. Tutazasanga basketball yacu barayidutwaye. So tuteza kuyoninga haba ari abakinyi abaperezida b'amakipe partners businesswoman companies bakumva yuko ikari ikintu cyabo ari platform bashobora gukoresha mu kwamamaza mu guteza imbere business zabo. Ariko twebwe bizadushimisha cyane izo mbaraga zose zije muri basketball kandi natwe icyo tubemera nuko mu rwego rwa governance tuzagerageza kuba dufite federation ituma abantu bose bifuza kuza muri basketball tubaha urubuga. So nongeye kubashimira. Murakoze. Yes, murakoze cyane Vice President. Tutagiye kure cyane iruhande rwe hari Coach If nawe nagira icyo atubwira ubundi tugaruke hino naho turaza kwakira n'abandi bagira icyo batubwira kuri aya masezerano. Coach, umwanya ni wawe. Murakoze cyane musa amagambo nanjye nagushima. Mbere ababashimiye nanjye reka mbisubiremo mwakoze kwitabira. Ndanashimira na equipe muri rusange ariko reka mbanze mbereka ahantu mpuriye na basket. Ndakinaga basket kera umuntu umwe arangwira nkandagira ino mfata umwanzuro wo kutamugarira muri ibyo bintu ndigendera nza mu miziki. Ariko hakaba hari umupapa witwa Mutabazi wari coach wacu abikanombe baramuzi. Byaramubabaje byahatari mva muri basket nyine ninjira mu miziki. Ariko uko muri miziki nkabona basket n'ubundi komeza inyisirisimbye imbere. Dore bari za mu Rwanda nayo ikisanzwe ikinirwamo basket. Urumva ko umupira wagumaga mu mazi. Hanyuma rero twaje kugira igitekerezo cyo dukora ibintu, hari ibindi bintu dukora buriya nyine kwaje nyine mutabimenye, ariko hari ibintu dukwiye gukora mukaba mubizi cyane cyane nk'ibi ngibi bisaba abafana. Rero uyu munsi ubwaho no kugaragaza imikoranire hagati yacu ndetse n'ikipe ya UGB bikaba ari ibintu bigiye kuba byadanje kubera ko ubundi iyo twinjiye mu bintu nyine ibintu birahinduka ntabwo bikomeza kuba uko byari bimeze. N'ibi rero bikwiye guhinduka ubwo nk'abafana banjye baba babyumva nyine
ibaza ukuntu noneho tutajyaga twambara imyenda y'ikipe n'imwe. Uyu munsi rero dufite ikipe yacu dukwiye gukunda no gushyigikira, tukayiba inyuma igatsinda yanatsindwa, tukayifasha ko gutaha izatsinda. Ibi bintu rero twabijemo turi seriye cyane, ngo icyo nkundira abafana nyine harimo ubwo n'abayandi makipe, harimo n'abari kutureba basapotinga abandi, nabo nabashishikariza kugira ubwoba. Nabashishikariza kugira ubwoba kubera ko ibintu bigiye guhindura isura. Impamvu rero twahisemo UGB nk'uko coach yarabivuze, impamvu twahisemo UGB ni impamvu yumvikana n'umuntu wari wese ashobora kumva. Njyewe ndi umuhanzi watangiriye hasi, nta hantu hamwe nigeze nsimbuka, na UGB rero amateka yenda gusa gutyo. Ni ikipe yatangiriye mu kigo cy'amashuri cya lycée de Kigali, itangizwa n'abapapa babiri, yagwamo nayo itigeze ivamo nyine nka kumwe kwanjye. Kuba yinjira mu cyiciro cya mbere ntabwo yigeze ivamo, kandi igakinamo. Urumva abanyeshuri ni abantu b'abajene n'urubyiruko baba bari kwiga, yego bagakurikirana amasomo, ariko nanone baganakina baganatsinda, kuko barabikoze baranabigaragaza. Ibyo rero ngiye numvise ku mutima wanjye, twaba turi ba Munyakazi, ko niba umuntu agera ahantu akanga kuhava nyine bagasunika bikanga, uwo muntu aba ari umuhanga kandi aba anakora ibintu azi. Nishimiye kuba ndi umwe mu bagize iyi kipe se cyangwa muri uyu muryango. Murakoze. Yes, arakoze cyane Bruce. Kuri pano dusigaje umuntu umwe, ni Vice President wa UGB, nawe yagira icyo atubwira. Hari abandi ndibuze kureba hano imbere yanjye, nabo wenda tubashimira kuba turi kumwe nabo. Murakoze. Mu by'ukuri ndashaka kunga mu rya coach, nanjye numvaga ashaka kuzavuga nyuma y'ama match, ariko ntago nagenda navuze yuko twishimiye kuba turi muri UGB. Ikindi cya kabiri, itangazamakuru murabizi turakorana mu nshuro nyinshi, ubwo tugiye no gukorana mu wundi mujyi mushyashya. So namwe ndabashimiye kuba muri hano, kandi ni coordination ko bizakomeza gutya. Naho ibindi ho ndumva babanjije babivuze byinshi, ubwo ndibaza nakiyakomeza turajya mu mwanya w'ibibazo. Yes, arakoze cyane. Mbere yuko dukomeza, buriya biba byiza iyo dukoze ibintu hari n'abanyamategeko. Coach GAEL, Ashoye Imari muri sport, iyi UGB Bashoye n'amafaranga yazaga muri eshanu, hejuru y'eshanu. Icyo bagiye gukora umukomveka abakunzi ba basket, kuko competition mu Rwanda n'irege na opportunities zibiri. Icyo bagiye gukora, mufite abakinnyi nibura mugiye kugura, cyangwa se tubwire icyo mugiye gukora kugira ngo mukomveke abakunda sport cyane basket. Ikindi ndabaza Bruce, ko ugiye mu bucuruzi mu bya siporo, tourism bya siporo, ni icyo ugiye gukora. Ngo ntabwo imbaraga bashyira muri mizike ziza kuba nkeya raporo izo ugiye gushyira mu bucuruzi bwa siporo kugira ngo tumare amatsiko. Murakoze. UGB UGB ya munani mwaka ushize baza wewe. Ibyo byose ntabwo twashira imbaraga hamwe mu kintu, kandi nuko nabivuze bivuga ikiri ikintu tuzakora, navuga long term, kitanafite n'iherezo, kuko twabaye umwe. Ntabwo twajya mu kintu tutagiye kucyongera imbaraga. Abakunda basketball kabisa, na coach wenda araza kubivuga ku kintu cy'abakinnyi, nibaza ko dufite twebwe umugisha wo gutsinda, ntabwo bishoboka kabisa, rero ntibikunda. Agomba gushyira kipe izo zose bavugaga babona ko ziri hejuru, nibe bibaza ukuntu ibintu bimeze. Hanyuma nibaza ko kindi rumbashe ni ikigewe, nibaza ko ari icyo. Of course nibaza ko na coach aza kubisobanura. Nibaza ko coach ku kintu cy'abakinnyi arakivuga, ariko nzi ko ku kintu cy'abakinnyi reka itagiye isobanura. Urakoze kuri icyo ngicyo. Of course kugira ngo tugere kuri
gahunda yacu guhatana ku mwanya wa mbere twarabitangiye. Tumaze iminsi twubaka ekipe bundi bushya, ukuvuga ngo gushaka abakinyi bashya, gushaka kureba aho ushobora kuba dufite icyuho dukeneye izindi mbaraga tukazishyiramo. Hari ibyo tumaze gukora ubu, hari abakinyi tumaze kuzana, hari abacu twagumanye, ariko ni gahunda izakomeza. Ni ukuvuga ngo abo dufite ubu ngubu tuzongeraho n'abandi ba hano cyangwa se bavuye n'ahandi bitewe n'imbaraga dukeneye muri ekipe. Njyewe warumbajije niba imbaraga nje gushyira hano zitabangamira izo nashyiraga mu muziki, ariko ntabwo ndimba ikisi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo imirimo ibiri yananiye impyisi. Ndumva mfite ubushobozi bwo gukora ibintu birenze kimwe kandi bikagenda neza. Gusa icyiza nuko ntari no kubikora nyine abe mu muziki, mfite ikipe iri kumfasha, yewe niba turi kubikorana. Ndumva ntatandaraje cyane ko byose bihurira ku gutanga ibyishimo. Basket n'umuziki ntabwo ari ibintu bigoye ko umuntu yabikorana. Murakoze. Actually nunganira kugira ngo mudazakomeza kugira ni niyo mpamvu iyi team nubwo tuyijoininze, team ishinzwe operations na technique izagumaho. Dufite umwe mu bacoach bakomeye actually mu gihugu, Eva, abantu bari muri basketball community baramuzi. Hanyuma na Jean-Luc nawe ubwe yakiniye muri UGB, so numva n'umuntu umenyereye. So nta kazi ko kujya gushaka abakinnyi kurekrita twebwe tuzajyamo, bazakomeza kuraninga day to day kuko barabishoboye, ariko twebwe mu buryo bwa business side n'izo collections wavugaga, ibyo nibyo natwe tuzafasha. Nagira ngo bibe clear kugira ngo tumva ko hari ibintu wenda Bruce agiye kuva muri studio agiye gushaka abakinnyi. cyane nitwa Bivuza muri Isango Star. Ikibazo mfite birumvikana musobanura uburyo UGB yahuye na 155am, urumva ko Bruce Medero yabaye bridge cyangwa se ikiraro cyo kugira ngo 155am ihure na UGB, bitewe n'uko Bruce Medero yavuze ko yatangiye kera basket bikaza kwanga, kandi uyu munsi Bruce Medero ni umuhanzi. 155am ni company ushobora no kwakira n'abandi bahanzi. Nagira ubwoba rero bumeze buke ko Bruce Medero tumaze kubona ko ari bridge yahuje UGB na 155, aramutse atakirimo izagenda gute? Urumva ntago amasezerano mfitanye na 155 asa n'amfitanye na UGB. Ni ukuvuga ngo izo ni business ebyiri zitandukanye, kandi tutabashije gukomezanya muri bimwe hari icyo amategeko abivugaho, ntabwo bisobanuye ko twananirana no mu kindi. Ni business ebyiri zitandukanye, ntabwo ari ibintu twahuje ngo tuvuge ngo ninjya muri studio nzajyana na UGB. Nta hantu bihuriye, n'ama business biratandukanye. Murakoze. Ni kandi ntukajya unagira akantu k'ubwoba, burya ni kabi cyane. Umva ni nayo mpamvu ushakira mushireho umucyo. Ntabwo 155am yasinye amasezerano na UGB, biratandukanye. 155am actually hari investment group irimo duhuriyemo, nkanashima cyane Bruce Medero partner wanjye, ikorera bitandukanye. So 155am ni umuziki nk'uko mubizi, ibi ni ibindi naho bihura na 155am. 155am izajyamo abandi naho bihuriye, ni rero shiraho umucyo. Next. Okay. My question goes to the representative of Uraka. Murakoze cyane. Sineka ponditi muri gihe ikibazo cya mbere ndakibaza Bruce Melody, kirabaza kiti Bruce Melody ishusho n'imigabo n'imigambi ya muri 2024. Icya kabiri ni coach GAEL
mwari mufite imishinga myinshi muri uyu mwaka, kuki mubanje kumurika imifatanyirize cyangwa se imikoranire na UGB? Ndagaruka kuri Bruce Melody, ubu muhanzi bi success mu myaka 10, uduhe ishusho y'ukuntu byaza umusaruro izina ryawe, uko abo mwatangiranye bamwe barasigaye ntabwo tukibabona, ubu uracyakataje. Unatubwire hari album twari twiteze y'icyongereza, watubwiye ntitwayibona, bivuga ko ari MELODIE ariko twararekeye tuyitegereze cyangwa hari ibibazo hagati yawe nayo. Kuri UGB imikoranire yanyu na Melody na n'ikipe imuri hafi nk'uko mwabyanditse muri press release, twakitega ko baguzemo percentage zingahe? Kuko itangazamakuru byose ntabwo twandika ibintu byo mu cyuka, abandika imari n'ibimenyetso. Niba baraguze imigabane ningahe, niba ari ubufatanye no kwamamaza, gusa ngo yatubwiye ngo abafana bagiye kwambara amajezi, ubwo no kwamamaza cyangwa ni investing, ni imigabane ingahe, kugira ngo abantu basoma inkuru bafite ubwenge baze gutandukanya gutwika ibintu bizima. Ikindi kibazo kuri ntabwo mubyibuka, najya mbaza kiri mu kasozi kugira ngo kimwe Bruce Melody, watubwira imigabo n'imigambi y'ijana kare twabonye kuri 23 yawe successful kuri ubu bwisi. Imigabo n'imigambi nyine imihigo irakomeje kandi n'iki ni kimwe mu byo tumaze igihe dutegura kibashije kujya ahagaragara. Nibaza ko mu muziki ibintu biri kugenda neza ariko ntabwo biragera aho twifuza, haracyarimo urugendo, turacyari gusunika kandi tunashimira abafana bacu cyane cyane abumva ururimi rw'ikinyarwanda batuba hafi pe. Hanyuma ku kijyanye na album yanjye ndayifite ahubwo ntabwo igihe cyo kuyisohora kiragera, kubera ko buriya ntabwo imiziki ntabwo ari nk'ingwenda nk'ikawa uvuge ngo uragenda uyihunike uzayashyire damuru ajye gukora coffee shop, uricara ugakereya, hanyuma hari n'igihe umara gukereya ukumva ibintu biraburamo ikintu, ukongera ukaha umwanya rero kubitunganya kurushaho. Hanyuma kuri nibyo MELODIE yakoze kuri album yanjye, ariko rwose ntabwo yanyuma indirimbo zanjye ngo azigira ate. Urumva ni umuproducer, si umuhanzi, kandi tubanye neza n'ubu turacyakorana indi mishinga myinshi. Ntihakagire umuntu rwose ubibonamo ikibazo, nta kibazo na kimwe gihari. Birahuri kindemo nacyo bite murangizanye ukomezanye n'abandi. Imyaka 10 yawe uhagaze neza cyane, uri successful. Tubwire ukuntu byaza umusaruro izina ryawe ku buryo buri mwaka uba uri on top. Icyo ni cyadanje. Izina ry'umuntu ni amafaranga, ariko ni amafaranga iyo ufite abantu bagufasha kuricuruza. Ngira ngo rimwe na rimwe mujya mubibona namamaza produits zigiye zitandukanye, biriya bintu bigize akazi nkora, ariko ibyo byose ntabwo bishoboka nyine iryo zina ridafitemo akagufu ku buryo koko n'iryamamaza produit runaka iri bugurwe ku isoko. Icya kabiri, tugerageza kuinvestisa mu bindi bintu. Urumva nanjye ngira umufungo nubwo atari mwinshi nk'uwa coaching, urumva nanjye ngira amafaranga. Urumva iyo ufite amafaranga rero gerageza kuinvestisa mu kintu mbona cyamubyarira umusaruro. Bimwe bicamo, ibindi ntibicemo, bimwe murabimenya, ibindi ntimubimenye, ariko ntabwo ahantu hose bakoresha izina. Niyo mpamvu rero nk'ubu ahangaha ntabwo mpari nk'umuntu uje kwamamaza numvisha ubikomozaho, oya mpari nk'umuntu washyizeho umutahe, urumva nawe ukeneye kuzagira icyo abikuramo mu minsi iri imbere. Hari n'umuntu ugeze kubaza ngo ibyo twiteguye gukorera ikipe kugira ngo irusheho kumera neza kurusha uko imeze magingo aya, ni ukuyikorera ibyo dushoboye cyane cyane ibyaburaga. Byikiza ibyo nta muntu uje kubikora. Nibaza ko niba byaranabaye kuri Bruce Melody, uyu muntu ikavukira ntabwo yakomeza kumukina rero imikino nk'iyo, kwanza ubishire ku ruhande. So nibaze ko ibi turimo tubirimo 100%. Nta kintu tutazakora n'ubwo vraiment tutazivanga uvuga ngo coach kura muri amukinyishira mu ibyo si byacu. Company yose igira operations ikagira na business side, ariko turimo 100% muri bino bintu. And nkuko Bruce yabivuze,
we are partnering muri venture. Twebwe mu bintu dukora ni no kugira murabizi ko nsanzwe mbikora nko business coach, kuba twajya inama duti nyamara dushuye hano hantu hari ibintu twakuramo. Rimwe na rimwe hari ibintu umuntu ashobora gukuramo bitari amafaranga umwanya ariko bikugeza ahantu hakorera amafaranga. So nibaza abantu bazi business barabibona. So turi muri bino bintu kuko dukunze icyambere vision y'igihugu, icya kabiri uyu mukino wa basketball, tukanarepresentinga yuko kuba dufite nka Bruce Melody uri inspiration ku rubyiruko n'abantu benshi. Actually mu mishimwe dufite nibaza ko Jean-Luc na coach bavuga neza ni no gukora ama academy kujya mu bana. Nibaza ko no muri tournament dufite Jean karaga kwivuga neza hazaba harimo n'abana bazakina next week. So urumva ni ibintu bigari kandi bizana impact. Nibaza ko ibibazo byose byabikozeho. Tutanshubije no mwaka mwari mufite kuronshinga byinshi bikorwa ku kimwahere kuri iki ngiki se abahanzi baronshinga ryari iriya universe iri hejuru ya Chic maronshinga ryari? Okay, yeah, that's good. Kigali Universe no muzongera mubone tubire nk'ubu ngubu ntabwo vraiment navuga ko dusigaje igihe. Right now ushize nko mu kigereranyo tugeze nko kuri 90% twitegura ku launchinga no hazanira siporo nyinshi zitandukanye n'ibindi bitandukanye muzazibonamo n'izindi shyashya zizabatungura. So navuga ko bishize mu ntuza navuga kabisa ko mu kwezi dushobora gukora ikindi kintu nk'icya by'umweru nka bingahe. So impamvu ari basket nuko basket actually turatangira champion dufite tournament cyumweru gitaha. UGB organizing the tournament zaba cyumweru gitaha turabatumira mwese kwa gatanu ku gatandatu president gatanu ku gatandatu izabi yahusha amakipe akomeye. Hanyuma urumva twagomba kubikora mbere yuko ntuzitangira ariko byose turabikorana hamwe kandi muzayibona. Kiba kimigabane iyo kingira ngo ariko twagisubije nuko twagisubije mu cyongereza hari nagisubije. Gisubiremo mu Kinyarwanda. Agenekereje mu Kinyarwanda. Umunyamakuru w'igihe. Ntacyo reka gisubiremo. Icyo navuze ko cyangwa kibaza mu Cyongereza na. Navuze ko iyi group yashoye muri equipe kandi ibyo yashoye ntabwo ari ibintu bito. Impamvu hano tutavuga umubare cyangwa imigabane nuko ibyo tuzakorana hari ibyo ushobora gushyira mu mibare, hari ibyo udashobora gushyira mu mibare, kandi byose bifite agaciro kanini. Ikindi navuze nuko ubufatanye ari ubw'igihe kirekire, ntabwo ari ubw'umwaka umwe, imyaka 2 cyangwa imyaka 3, ni ubw'igihe kirekire. Kandi ubu ngubu dusangiye vision, ibyo tuzakora byose tuzabikorera hamwe. So niba ariko rero nanone nizihiwe nta cyabibuza kuba kubera ko wishimye se n'icyo adakora. Ikindi rubajije ni inyungu mbona mu kuba twashora imari aha. Icya mbere nuko basket ngiye mbona vision yayo uko bucya nuko bwira igenda itera imbere kandi igaragara nk'uruganda rushobora gukorera amafaranga menshi. Ahubwo ngiye numva nakikomera n'amashimo gake kuba mbasha kubona byibura ko ejo hazaza ari heza, ibintu bishobora kubyara umusaruro. Rero nk'umunyarwanda, nk'umujene ukorera inaha, nk'umuntu wagiye ubona uko u Rwanda ikintu gihawe imbaraga koko kigenda kizakira ukagira igihe ukabibona, ndi kubonamo inyungu ibifatika, wenda nk'icyo twakwita ibiceri se cyangwa umufungo, nkanabonamo inyungu y'abantu
kubona abantu urumva ni indi si tutabagamo cyane. Hari ukuntu wasangaga abafana bacu ari babandi bakunda umuziki cyane gusa, ariko noneho tubonye ikindi cyatuhuza n'abantu. Murakoze. Uretse indirimbo n'ibitaramo uranyanga ntabwo ndi bujye muri siporo cyane, numvise batuganje. Ndagira ngo mbaze umwaka ushize ndibuka mu ntangiriro zawo wagize urugendo n'umva niba ari ibyumweru 3 cyangwa ukwezi muri Nigeria, uvayo uhura n'abahanzi bahinyaha possibly we nari banamention imwe muri bo nka Davido. Ndibuka ko mu ntangiriro z'umwaka watangaje ko album dufite amahirwe angana iki in terms of percentage yo kubona such collabos kuri album maze nzutanga. Cya kabiri, ikibazo cya kabiri ni ukubaza ko ijya kurishira ku rugo ni kuki twumvishe studio ndavuga rebo muri rusange itangaza music, harabanza tuzi bavuyemo uyu munsi bafite ahantu bari giye muri sport muri rusange. Habo kuki baje muri sport ya kariyeri yagize igitangaza, yagize tayi wacu wari ibibazo byo Boss nakoranye n'abahanzi b'abanyamahanga zirahari, ariko buri album ni ikintu umuntu akora atekerejeho neza kandi akagishyiramo ati yose. Ni nacyo kintu kinini navuga nakoze mu mwaka utambutse. Album nari nyifite yari isanzwe hari ubundi nakoze album 3 mu mwaka guhera muri 2022 na kabiri. Nakoze album 3, imwe nyikorana na Element, indi nyikorana na Made Beat, indi nyikorana na Keys. Izo rero nizo zigomba kuba album y'indirimbo nzasohora memo. Ubwo rero kubijyanye n'amakolabo no kuyabona kuri album, nubwo nzasohora album ndacyafite n'uburenganzira bwo gusohora amasingo, nta kintu kinini kizahindukaho. Icyo gusa nababwira nuko nyine umwaka 2024 na 2025 haza hacu hambaye swime. Hanyuma kuri kucyo warubaje cya kabiri cyari kuki nahereye hano. Urumva na leta iratubwira ngo twibumbire mu makoperative, nuko leta yamaze kubona imbaraga zo gushyira hamwe. Ku kijyanye na studio uyu munsi ndi muri 155, biranyoroheye cyane kuba nakorana n'abandi bahanzi noneho mu buryo butarimo imvune nyinshi, kubera ko dufite ikipe ibishoboye kandi yabimfashamo igihe cyose nawe mfite igitekerezo nk'icyo. Kuko muri 155 ibintu bijyanye n'umuziki n'abahanzi burya ninjye ubijejwe. Hanyuma numva ku bijyanye n'umuziki na entertainment hari ingufu zihagije. Ntabwo numva nkeneye gushinga indi studio kuko ntacyo byamarira gukora label n'ubundi hari indi iri gukora akazi kandi neza, ahubwo numva nakwegerana na bagenzi banjye tugashyira hamwe tugakoreraho ibintu biri gukorerwa kandi bigakunda, kuko nta cyananiranye. Niyo mpamvu rero kureba mu zindi business. Icya kabiri nanashimira coach ko nyine yaranconesheje kwinjira mu buzima bwo hanze, gusohoka mu muziki no kugerageza gukorera business hanze ntabwo ari ibintu byari bisanzwe bihari mu bahanzi. Ntekereza ko umuntu wa mbere wabivumbuye ari King James. Arabikora bicamo kandi koko ahinduka umucuruzi. Ndabyibuka hari umunsi twagiye muri Rwanda Day muri 2019, James yarambwiye ngo njye ntabwo nzasubira muri Rwanda Day nk'umuhanzi, ndashaka kuzasubira nk'umucuruzi. Urumva we umushinga rero yarawunogeje neza, ariko ndabura nyine icyo gihe ntabwo nabashije kubyumva neza, ariko ndabizi neza ko uyu munsi afashe umwanzuro wo kugenda nk'umucuruzi yagenda. Ni ikintu rero kindi nize, ni ukuvuga ngo umuziki nibyo tuwinvestisamo, tuwushyiramo amakashi, turawukora, turara amajoro, turanavunika, ariko ntabwo ariho isigarukira.
umuhanzi ni umuntu wakora n'ibindi bintu kandi hagashya nyine afite ingero zifatika. Murakoze. Alright, so reka duhere kuri Irene dufate ibibazo nka bitanu kugira ngo dusoze agenda hano tugomba kubibona. Rugaju rwongera ubaze 3 ubwo ni 5 fresh dukoresha umwanya neza kabisa. wazaga mu muziki washyizemo imbaraga bigaragara and then itike n'izawe nuko wishimiye imiziki. Ubu ngubu ugiye muri siporo inyuma itariki 19 z'ukwa 12 warapostinze ku mbuga nkoranyambaga zawe bazabafana uti ari basket na n'imikino njyarugamba ushore muki. Uhitamo basket abafana babigizemo uruhare. Icyo ni ikintu cya kabiri. Hari n'igikorwa remezo uri kubaka mu mujyi mu mavidewo twabonye makeya nta kibuga cya basket kiri. Nararanganyije amaso neza ahubwo yabonamo nka mivuba pira y'amaguru ukaba ufashe basket urasa n'uwubatse ikiraro cy'inkoko ukaba ugiye korora ingurube. Abo ndabirangiza ndabishya gatatu. Umwaka ushize ubwo Bruce Melody yagiraga anniversaire isabukuru y'amavuka warapostinze wandikaho ngo a business partner wongeraho ngo ikimasa cy'ingufu. Muri iyi business mwagiriyemo akomeje no gushyiramo akantu ka propaganda ngo imigabane asa kwisoba gato kavuga ngo it's a forever deal. Wita forever deal ute ikintu ahuze. Melody we uramufata nk'umukire mugenzi wawe mujyanye mu kazi cyangwa aracyari umuhanzi manager. Irene barambuze n'urafatishije kabisa. Icyambere wahereyeho cyari cya kwica umuziki no kwica siporo no kwica shike. Irene wabirebye okay. Nibaza ko video zagiye hanze mbere zari zitararangira neza. Hariya hejuru kuri chic dufiteyo foot basket. Ubusubiyeyo ugiye kwasura basket rwose yamaze no gushushanya byose kandi n'abafana bazaba barebera bicara bagira byose bimeze neza. Football zafite nk'abantu 200 bakwicara bareba na basket nabo ni nkabo. So ahubwo banaringaho gatoya. Hanyuma hazaba harimo n'ibindi ndetse nabyo bigeze kuvuga cyagihe habaye amatora twakoze nakozaga agapola 55% barabona ngo dukore basket 55% bavuga ngo dukore boxing cyangwa kickboxing. Byari ntaga sinzi ko abantu bakunda ibintu bya box kuriya nabyo biri mu nzira ariko nabyo bizaya biba hosted hariya. Urumva naho turacyashakisha dufite ubushake kandi tuzabikora ariko turacyashakisha naho kureba ko federation naho yaduha ibisabwa ariko nacyo ni ikintu nacyo tuzarika nacyo ni ikintu kizakorwa kandi kikaba hosted hariya. Hanyuma umbajije ku kindi cyerekeye ni forever deal kabisi. Ngiye nta bintu by'imigabane nigeze mvuga ariko nabavuga ngiye navuze ko iyi ni nka marriage ni family. Donc ni ibintu bya forever deal. Nibaza ko imbaraga zose zizasabwa yuko dukomeza kuba nyuma y'ikipe. Turahari pe kandi duhari turabasigara. Iki cyo vraiment nakibaha assurance. Hanyuma uvuga no kantu ka partnership na Melody. Ndibuka ko tunashize igihe yakoraga birthday naravuze yuko ahubwo ari umukozi nkunda abantu tujyana ku rugamba nk'abakozi kandi bakora like boots kuko nanjye buriyo ngiye principle ngenderaho wandusha ubwenge ariko nanusha gukora. So nta kibazo ndusha ubwenge ariko ndarara nkora tu kuko ngiye nzi ko hard work outperforming kabisa ibyo wagira byose ko
bwenge budakora. So twembi turi bimasa kandi twiyemeje kuventuringa nk'uko twavuze. To me, I believe nkundi mu businessman wese kudiversifyinga ni nka ya principle nyine ufite amagi uyashira mu gitebo kimwe kuko ikibaye muri industry imwe cya affecting ibintu byose. So muri urwo bagutireka turebe uko two kwihangira imirimo nkuko policy hari twatse ni he twa diversifying. So muri urwo rero abandi hafi cyane of course nabo ndababwira ntitujyane muri bino bintu tubikora. So Bruce rero ahantu ntabwo arimo nka brand ambassador ntabwo arimo umuntu wamamaza nawe n'umuntu tuzajyana kandi tugakora mu bikorwa bitandukanye as a fellow partner kandi ufite ikintu gikomeye nanjye ntafite mbona yuko tugomba gushira mu tugafatanya. Twaje gusuhuza abayobozi bacu ndetse n'abakire baduteranyirije hano. Turabakeje kuko nyine twaje kumva ibyo mwagezeho kandi ni byiza. Ibibazo byanjye biragana kuri coach GAEL ndetse no kuri Bruce ariko reka mbere kuri coach. Coach, hari abantu batekereza ko uyu musozi ukomeza gushora waba wa music ndetse na siporo ari ahantu ari ibintu bitamenyerewe cyane mu Rwanda, gushora amafaranga menshi hamwe no gutyo ufite umuhanzi rebo ububatse igikorwa nka kiriya kiri hariya kuri Chic wisujya muri equipe. Undi abantu Nyarugenge bamenyereye ko nyine umuntu agiye Dubai akazana ibisorori akabitereka, ahubwo muri Chic hariya wakize ikibuga batekereza ko haba hari ibisorori, agatekereza abantu bakaza bakagura, nyine ari ikintu nyine ubara akavana ikiguze 5 nzakigurisha 10. Ibanga ni irihe nyine bituma ufata amafaranga angana gutyo ukayinvestisa mu bintu nk'ibyo? Navuga ngo nk'uko anabivuze nyine amafaranga return adashobora guhita barika gutya ngo nishora iki ndagaruka kimwe, cyangwa se ida biri politically motivated. Hari abantu babitekereza gutyo wenda kwa n'abantu muri leta bakubwiye bati shora hano tuzagushyigikira behind ese n'abantu wenda batabizi. Icyo ni kimwe kuko ngenda avuga ibintu abantu bavuga bijya mu kugerageza gukora research. Icya kabiri haravuga yuko wenda byaba ari self esteem, ko ufite amafaranga menshi barashoye nk'ibintu bikomeye za Amerika kubaka ibintu bihambaye, none ukaza ni Nyarugenge nyine kuruhuka mu mutwe gakeya. So udufashe kumenya ibanga riri mu gushora mu bintu nk'ibyo kandi amafaranga menshi, ni uraviza iki mu by'ukuri? Udufashe kumva icyo kintu cyari cyo. Icya kabiri kiragakira kuri Bruce. Uko biri kose wowe w'inyarugenge tumaranye kandi kumufungura umuntu bitonda cyane mu kurekura. Aho mbere kuri cya kibazo ntiwaba washutswe utwo wari ufite ukadushora mu kintu utarabaze neza, wenda nyuma ukazavuga atari ko niba umutoza ahembwa $10,000 by'amadolari umukinnyi akagurwa amafaranga ahenze. Kandi nk'uko yari amaze kubivuga dushobora kubyumva mu magambo, ariko teori itandukanye na leta yo kuri te. Iyo abantu bavuze ngo TV right bakavuga ngo kugurisha mu marchandise ya equipe, bakavuga ngo kugira abandi bafatanye uko bwa jubebye nibyo, ariko mu Rwanda muri basket equipe itari ya leta wenda nkakura tuvuga APR wenda ya Minadefu, equipe itari wenda ikigo runaka, uhita ubyumva ko akameye mu mafaranga uri bushore hari igihe utayagaruze. Ubwo kuri Bruce waba arifite nka miliyoni zawe nka 80 ukarerwa kwiguriramo akabanza n'akamodoka ukazaregreta. Udufashe ibi bintu koko ubirimo cyangwa uhagarariye inyungu za coach GAEL kugira ngo mu branding mutubwize ukuri bitazaba nka bya bindi bya ya televiziyo? Udufashe kubisobanukira. Murakoze. Rugaju nukuri vraiment ntabwo meri ku cya kabiri ko cyari cyo cyoroshye rero kibazo nsubiza ibindi. Oya ntabwo ndagira ahantu mvuga ngo narenze uruhombero abagwiza tunga ndumva mukiri mutoya ufite abana batoya donc nanjye ndacyagerageza kubaka no gusigasira. So ntabwo ndagira mvuga ngo nje kuruka gusa tu. Oya si ibyo birimo. Donc
ndi hano kuko ndi mu bantu buriya bagira amasaha make ndakora kuko nzi ko ntara just trading kugera ku bintu so ntabwo byo ari kuvuga ngo ndi hano gusa kuruka no gutwika ahubwo noho mbajije kuri kintu kira ati why urashora muri industry ndashaka kuzimenyera actually buri sector igera umurevolutionnaire utangiza ikintu so I think kandi jewe biroroshye cyane ko narebeye ku bandi ntibirebye great billionaires bari yaba muri Amerika bi Burayi usanga cyane cyane muri entertainment ariho bafitemo business so I think no kugerageza kwiga no kureba ninza bamugana ahangaha nkazana ibindi bisorori ndaba mbaye 1,300 tubicuruza turi benshi kandi jewe ndi umuntu ukunda kugira my ideas ari original so ni iki kibura bari magambo fo kugira ahantu principle ya mbere ya business no kugira ahantu kavuga uti kikenewe kandi iki kibura so nicyo uzana nibaza yuko ibi bintu byo kuzana actually sport entertainment kuri combininga right now nibaza ko music imaze kugira ahantu hashimishije cyane aho ujya ahantu ugasanga abantu imiziki actually muziki nawe uje muri ku mufungo hari uyu mugabo nasanze ufite kuko ngira ngo biroroshye gukorana nawe so umuziki wari urimo amafaranga ariko umuziki nibaza ko wari umaze gusiga cyane basket ko basket ni umukino uri mushyashya mu banyarwanda bariga baramenya so to combine the two now to the sport entertainment abari abafana b'umuziki bagiye kwivanga n'aba basket bagiye so ni ikintu actually gikomeye ferwa basinzi icyo kintu ahubwo nakishora kukiduhera nk'umudari urumva reka mpere ku rugero watanze rw'ibisorori ngo umuntu ajya Dubai ngakarangura ibisorori ngaho kugira ngo yubake hejuru ya chic ahubwo akabishyira muri chic muri urwo rugero watanze ndumva hari umuntu umubura umuntu wubatse chic urumva umuntu wubatse chic rero barebye bona bafite amafaranga yo kujya kurangura aravuga ati ariko rero wabashyira hano bazacururiza kandi ubu ntitunamutinda burya dutinda kuwazanya ibisorori nibyo ni nabyo bigaragara yenda umuntu ufata risque n'ubundi mu buzima busanzwe niyo bacuka nagwamo nabaje gushukika ubwo nyine nta nigaruro ryaba rihari reka ugende mu ingero z'ibintu nagiye njyamo ewana mbibona nyine ko ari hatari inshuro nyinshi dukunda iyo uri umuhanzi ukaba ufite amahirwe abantu bagukunda ukunda kwiyegereza umuproducer umwe ewana nyine uwo nguwo akaba ari we wawe hagashya urumva natangiranye n'uwitwa Fazo abantu ntibabura ibyo bapfa igihe kiragera natwe tubona icyo dupfa bacishe urumva ariko ngenda mu by'ukuri nafite ahantu hazima ho kujya bangiye kuritwa piano nawe turakorana igihe kiragera nawe tubona ibindi bintu byo gupfa piano yaciye miliyoni we ntabwo nabyibagirwa arambwira ati audio ni miliyoni y'amanyarwanda ndavuga ni none se ubwo 2014 urumva icyo giciro cyari kiri hejuru ku musani nkanjye wari ukiri kwishakisha ubwo nawe cyo twapfaga ubwo cyari kibonetse yari indi nzira yo kujya guhiga undi muntu mbadati igisengwa kuri junior gato amarira indirimbo imwe mbangiye kwa David Pro aho hantu hose aho najyaga nkabona bitari kuvamo neza nahitaga mwaka nta namwe nigeze ndinda kuko umuntu ashobora no kuba afite impano munahuza ariko ari ikintu kimwe mudahuriraho biza kurangira noneho njya kwa Medbeat ndeba nkabona ntihazashya nkabona nta kintu twakora ntabwo kibi cyadanje ariko turakora tuza gukora n'indirimbo zikomeye cyane za Katerina za Kungora n'iki ariko nawe igihe kiragera aba busy nsanga noneho nkwiriye naje mu mwaka 2021 nibwo nari ntangiye kuvuga nti ukuntu bimeze ubundi sinashaka kujya gutangira ku producer wo hasi nibwo nize ikintu cyo gutangira kujya hasi nyine nge nkajya kwihigira ubu producer aho ngaho rero niho navumburiye witwa Ene vumbura Ene turakora harashya Ene nawe atangira kuba busy mbona umuntu koko twitangiraniye koko nawe ari busy
noneho hari ukuntu njya ngira umuco wo gucaracara mu studio ndeba nyine bagwana ngwa kuri Keys dukorana funga macho ikaba ari nayo ndirimbo navuga mu ndirimbo zose nakoze yamfunguye amaso nkabasha kubona ko kuko umuziki ukorwa. Urumva rero umuziki wanjye nagiye muta muri disque kabisa nkawukura ahantu nzi ko wari uhamye kubera ko gusa umuntu mbona tutari gukorana uko numva mbyifuza. Rero naje guhura na coach nawe nsanga ni umuntu ufata disque za danje. Ndabizi neza ko nshobora kuba mfite amafaranga uyu munsi ariko ayo mfite uyu munsi siyo nari mfite kera bigitangira cyangwa n'ejo hashize. Bivuze ko rero nzaba mfite ejo bundi agomba kuba adasa nawe mfite uyu munsi, ashobora kujya hasi cyangwa akajya hejuru. Ariko nanone kuyabika cyangwa nkayaguramo ibibanza igihe sindi umuhinzi. Urumva ntabwo navuga ngo ngiye guhita njya mu buhinzi ako kanya ni iki. Ureba ibintu bigushobokera akaba aribyo ushobora gushoramo. Rero nk'uko twabivuze iyi dini maze umwaka abantu bigana bamenya ibyo ari byo. Muri icyo gihe nanjye nari ndi kwiga ni ese ubundi ubu ibyanjye byo bizagenda biti, nzakura hehe, nzarira hehe, ubundi se n'ibihomba nzahita mpfa cyangwa imiziki zawe kivuga mfite utundi cyangwa wa mugani bizamera nka ya televiziyo. Urumva ariko nza gusanga ibi bintu bishoboka n'ibintu umuntu yakora bigakoreka. Kandi ikindi ndacyari umujene, ntabwo kujya muri business ntabwo nyine ari ukuraga mvuge ngo dore ndagiye dore mbasigiye ibi ngibi rwose bimuzabe runaka. Hoya ujya muri business imwe ikunganira iyindi byaba byiza ikunguka. Ntabwo ndi ku ruhande gusa rwo kuvuga ngo nguko mbigiyemo harahiye tuzakira tubonye amafaranga. Hoya mfite n'ibindi nkora ari nabyo nshoboye kurusha ibindi. Sinzi niba ubwo igisubizo cyane cyumvikana. Murakoze. Tujya kuri Freddy nyuma ya Freddy JALAS, nyuma ya JALAS Patrick dusoze. Ikibazo cya mbere kirajya kuri Bruce nitwa Freddy Nyarwanda. Hanyuma Bruce mbere yo guhura na coach GAEL wari ufite ibitangaza byiza. Hanyuma icyo gihe byanavugaga ko atari ibintu byawe cyangwa se atari projet yawe, ahubwo uri kumwe n'abandi bantu batije amaboko by'umwihariko izina kugira ngo bakore ibindi bikorwa byabo. Ubwo ndavuga harimo nk'abavuze nk'abantu kandi koko yakomeza cyane na Kenzo yarakomeje. Hanyuma bamaze kugenda bati kibishimangira ko cyari igitekerezo cya Bruce Melody. Abahanzi baragiye nawe aragenda, abahanzi be yaramanagenze bagiye handi nawe ahita yigira mu yindi leta. Abantu bakibaza bati coach GAEL ntabwo yari kumva igitekerezo cyo kuzamura ibitangaza akakwinvestinga muri igitangaza ko wari waratangiye n'ubwo rugendo aho kugira ngo mutangire ibintu bishya. Ikibazo cya kabiri kiragera kuri coach GAEL. Coach GAEL uje muri creative industry by'umwihariko imyidagaduro, kuko ndibona imyidagaduro cyane kuko n'imikino nyine wayituzanyemo tuyintertaining muri Bruce Melody. Umuntu akibaza ati ko mwatubwiye ko ntabwo mutubwira share, mwatubwiye igihe mugiye gukorana n'ikipe, mwatubwiye muti uyashinzwe icyo yashinzwe iki mu buryo bufatika, usibye wenda nka Kenny nabonye ari vice perezida wenda aza kutubwira icyo mwashingiyeho n'umujya vice perezida ese asanga kuri iyo mikino ese kuki yahise agomba aho si ukugira ngo umunsi bizapfa tuzaburo tubaza uherere aho ngaho nyine mu kirere se ko batakubwiye igihe ntibatubwira amafaranga kandi bigakwitiraho ko Bruce Melody tumuziho muri izo deal iriya miliyari ikabura tukabura aho bigiye. Televiziyo ye ntayisezereho nyine nka bagenzi be ariko nawe tukamubura. Ntabwo ubwo si ukugira ngo tuzinzikiranye tuzabona tubibariza tubura uko rero tubaza tugere kuri Melodie tujya kuri GAEL atwohereze kuri Kenny mbese twisange twabuze icyo tugira. Hanyuma ikindi kibazo kirajya kuri coach GAEL. Umuhanzi witwa Fireman amwemereye album ngeze ko mvuga ko izakorwa ariko umuntu akomeje kumwitwarire. Iyo umuntu atekereza abaraperi wavuga umuntu yakwikoma imyitwarire utabona icyo ashatse kuvuga. Icyo abantu batekereje kirimo kuba Fireman yaba yarakunaniye mu buryo bw'imyitwarire n'icyo kubuze yavuze ko atari we ubwo album iwamwemereye twaherutse kubitangariza televiziyo imwe mu Rwanda ko
amaso yategereje nyine ikibazo cyanjye ikindeba nyine wavuze ngo igitekerezo nticyari icyanjye njye ntabwo numva ibintu byose bikwiye kuba successful kubera ko igitekerezo ari icya Bruce Melody. Nawe ushobora kukimpa agishyira mu bikorwa kandi kigakoreka. Icya mbere ni icyo gitekerezo koko njye hari umusaruro kinsigiye hari icyo kimariye. Icya kabiri nk'ubu ngubu ibintu bya televiziyo mpora mubivuga ariko nabuze umuntu uzaza ngo mbaze ngo wagwana kuki mutambaza ibyo televiziyo cyangwa ngo nambaze n'iby'iyo miliyari mureke tuzakora akantu ibyo bintu tubiganiraho byose bibatemo kabisa kubera ko nabahamagaye kuza kubivuga. Ariko reka mbaye nk'urugero kuri televiziyo. Impamvu mwarimo hari televiziyo ifungurwa twashaka ko televiziyo irebwa. None mu gihe nk'iyo business gikoze nkabona hadashya buriya ndo kugumaho. Nkabona ku ruhande rwanjye ibyo nari ngitezemo simbibona. Urumva ndikavukira kwicara nkatuza navuga ni mebero rwaje ndabwaka. Kandi ngenda nyonyombye kubera ko sinifuza ko hagira amakuru mabi ajya kuri business y'abasigaranye business. Marketing oya ntabwo nigeze mpembwa ngewe n'isibo. Mbese nahembwa urumva nyine Irene yarahembwaga ariko ntitwakoranaga. Ni nko kuvuga wa UGB ahembwana n'abakiriya ntabwo byari gushoboka. Hanyuma rero waruvuze ngo ku bijyanye n'igitangaza Ken yaragiye John aragenda nibyo koko ariko ibyo twari twemeje gukora byose buriya twarabikoze. Amasezerano yacu yari afite umwaka umwe ariko mpita ntangira kubona ko ibintu bigiye kuzamo amafaranga urumva. Hanyuma maze kubona ko ibintu bigiye kuzamo amafaranga tugirana ibiganiro na Coach GAEL. Tugiranye ibiganiro na Coach GAEL nsanga muri 155 twakora neza kurusha uko twakoraga mu gitangaza kubera ko igitangaza ari brand isanzwe ihari nta naho yagiye n'ubundi ni company yanjye n'ubu niyo nkoresha. Ariko igitangaza yagirana amasezerano na 155 bashobora kugirana imikoranire. Ntabwo rero twajya imbere ngo tubabwire ngo igitangaza ngo yasinye na 155 kandi image mbona ari Bruce Melody. Mu rwego rwo koroshya amakuru mbereka isura ya Bruce Melody ikorana na 155 kandi nta kihapfira nta kazi gapfa kubera ko iyo bigeze mu mufungo n'imisoro n'ibindi byo abantu bagira uko babikorera inyuma. Sinibaza ko nyine amakuru yose abera mu mikoranire hagati y'abantu akwiye kujya hanze. Urumva hari ayo umuntu atekereza kumva yatanga hari n'ayo umuntu atekereza kumva ati yaguma ari ibanga. Rero kuba ndi muri 155 nk'uko nabivuze haruguru ntabwo ari ikintu kimbangamiye nta nicyo cyica. Icya mbere ni uko akazi nkwiye gukora gakorwa neza. Ikiruta icyo cya mbere ni uko inyungu nkwiye kubona nyibona neza. Murakoze. JALAS and then Patrick. Sorry. Urumva wongeye kubaza niba babajije ariko nibaza ko neza utarebye no press release ndetse na Lucky avuga byose yavuzwe icyo abantu bashinzwe pe. Hari president wa equipe, hari coach, hakaba vice president wa appointed. Twebwe je na Bruce turaba investors, buri team yose professionnel igira aba investor hanyuma ikagira n'abashinzwe day to day operations. So ibyo ngibyo rwose byari birikira kuva kare rwose pe kuva bigitangira. Hanyuma ku kintu cya Fireman washatse kuvanga ibintu bibiri bitamanye. Babambajije impamvu yo kudashora muri rap uvuga yuko rap vraiment nta kintu mbiziho. Sibyo ko nanjye experience nabonye nayo itariyo. Kuri Fireman biratandukanye. Fireman nzi ko yagize imuvuganire na Kenny nziko kandi ibyo bintu babirangije ashitse igihe kinini pe niba ibyo yaragiye akabivuga nibaza ko watabaye umunyakuri. Nibaza ko na Kenny yavuga ndetse kwerekana amasezerano yasinye nubwo yaremera album ariko we hari ibyo yahisemo instead ya album kandi ibyo yasabye n'ibyo yahawe. Uretse washobora umuntu mu mbaraga muri studio ngo aririmbe
nakubwira ati mumufungo ukawumuha biba birangiye. Hanyuma ntabwo numvishe neza kuba mutatubwira amasezerano kampani we na Bruce Melody nyine urabona ko ni ibintu nyine tutamenya aho tuzabibariza umunsi tuzabaza. Namaze gusubiza ku gikira ni ukuvuga ngo ikizaba mu kibuga sibyo, ikizaba mu kibuga uzakibaza coach. Ndiyumvishe neza Ashoye ko nabona ko ari uhari Imari ntabwo wabyumvise. Okay, reka ngerageze gusobanura sibyo. Dufite coach w'ikipe sibyo, uzamubaza ibijyanye no mu kibuga. Tuhano kuri pano ndikwereka hano kuri pano, ndagira ngo nyine ufungure n'amaso ntukoresha amatwi gusa. Dufite coach sibyo hano kuri pano, nutureba urahita usobanukirwa. Hano hari coach ubazwa ibijyanye no mu kibuga, hari na perezida wa ekipe ubazwa ibijyanye n'ikipe byose na vice perezida sibyo. Hanyuma twebwe turaba investor njyewe na coach bajya babaza ibibazo by'abakinnyi, utubaza uti uko bambaye ndapiye cyangwa se ko batahembwe se ko iyi ni management, uyu ni umutoza, bariya ni abayobozi. Press conference yagenze neza kugira ngo hatagira umuntu tugenda wenda ataneze. Reka tubaze ibibazo byatuzanye fresh kugira ngo bigende neza. Twari dusigaranye JALAS na Patrick. Umwanya muto mbonye hari message umuvandimwe yandikiye kwambwira ko nawe afite akandi kazi, byaba byiza tutabangamiranye. So JALAS abakoze ikibazo cya Njye ndakibaza coach GAEL. Dufite ingero nyinshi z'abashoramari muri creative industry, abenshi ngira ngo na Melody bagiye bahuza bagakorana mu bihe runaka, ariko uko bagiye turabizi. Uheruka we yari yashinze repo, nyuma akora competition za comedy, nyuma ubu akora ibiganiro kuri YouTube natwe twese. Nabonye igitangamakuru kimwe gikora inkuru kivuga ko yabuze ayacira n'ayamira. Nawe uri gushora mu bintu byinshi cyane, ntabwo ufite ubwoba ko ushobora kubura wicira n'ayamira igihe runaka? Niba ntabwo iriye banga waba ukoresha, kuko tuzi ingero nyinshi z'abantu bashoye rwose bagenda imbokoboko. Okay, uvuze ngo nta nirihe banga nkoresha, nta banga nkoresha. Njye nkora business nk'ibisanzwe, si business ya mbere nkoze, si n'iya nyuma, kandi si na business intunze. Ntabwo nje kwirwaniramo ngo ndatungwa n'ibi bintu. Donc ariko at the same time ntabwo ari NGO, ntabwo ndi mu kazi ko gufasha abantu. So business nibidakunda nzabivamo, ariko ntungirire impuhwe rwose, meze neza. Muri UGB ntabwo abantu bageze wenda umwanya wo kuba bakubaza urugendo rwawe ko bageze muri state. Ubwo ndakubaza ese mu ncamake uko urumva turimo turanasoza, mu ncamake ni urugendo rwari rumeze gute, na experience imeze gute? Hanyuma njye ku mukire coach GAEL ufite amafaranga ngo yabaye ubwatsi atakiri umufungo, ahubwo byageze n'ubwatsi. Wenda sinekereza ko abantu mbere ntabwo bari bakuzi bakumenya ubu ngubu, kandi muri nayo mafaranga wenda na mbere wenda wari uyafite. Byagufashije iki noneho kuba uri muri industry, uri muri myidagaduro, umufungo n'undi wari ufite, ariko uyu munsi noneho abantu bamenye coach GAEL. N'ubundi hari n'abakiri hanze hano wenda bifuza kumenyekana bafite n'umufungo ushobora kuba urenze uwawe, nako bafite ubwatsi ushobora kuba urenze ubwawe. Ubu nshaka kubaza ngo Bruce Melody yagufashije iki kugira ngo coach GAEL ufite ubwo bwatsi ariko noneho na game mumenye uyu munsi none ni iki byongereye ku izina ryawe? Reka ngiye gusubize ku kibazo cya mbere. Iby'urugendo rwanjye rwo muri Amerika ndumva ari birebire byafata. Twazabishakira umwanya tukabivugaho, gusa n'urugendo nigiye ibintu byinshi, nanaboneramo ibintu byinshi, wenda Kenya yazadufasha tukabibonera umwanya uhagije tukabivugaho twisanzuye. Yo ni birebire byataje, nasanze tudakora umuziki. Urumbajije kumenyekana icyo byamaze, nta bifatika
kumenyekana n'ibintu biba nyine kubera industry urimo ariko ntabwo mvuga ngo byagize icyo bimarira nta nibisanzwe donc business ni business waba utamenyekana icyangombwa ni inyungu ivamo. Kamara, last question. Okay. Gute wumva ko wakiharira umupfumu wenyine uburyo abandi basanyi ubayobozi nkoni y'icyuma? Ikindi kibazo kiragira giti Ama-G The Black na Gisa cy'Inganzo bakaba ari bamwe mu bantu bavuga ko waba warabarogesheje kugira ngo ubatangemo igitambo hanyuma ukomeze yitinda. No kuvuga ngo ntibashobora gupfa ntibashobora gukira umupfumu wawe nakameze gute? Nta niba ariko namusubiza Kamaro. Kamaro kera ari umupaparazi yakoranaga na baba G bitwaga ba Stone bo bagiye uvuga ngo uyu muntu akora mwana by'abapfumu wapi by'abapfumu bigiye kwenda mu. Alright, so mu gusoza afite Francesca ni urafasha muri case